Hello guys, nyibisanzwe ni Mugisha TV official. Ikintu cya mbere ngusaba ugifungura iyi video ndagusaba gukanda subscribe, like, ufungure n'inzogera kugira izi video nk'izi zitazajya zigucika. Hano nshaka kukwereka uburyo ki ushobora kuba wagenza ute washyira password mbese umutekano kuri application zawe zose. Hari uburyo ujye ukunda mbese ugasanga umuntu yasize telefone ahantu agasanga abantu bayicokoje telefone yawe ukaba wagenzura washyiramo password zingahe, password ebyiri ukabusanga mbese umuntu mbese ku buryo ujye usanga telefone yawe usanga bayicokoje. Hari ibintu ndashaka ko abantu bareba, giye kukwigisha uburyo ushobora gushyira kuri application yose ufite muri telefone ukaba ufiteho password. Ndaje kwereka wowe ikintu ngusaba ni ukureba video paka irangiye, we nuhumbye na gatoya. Nimba ari ubwa mbere umbonye ukande kunzogera, ukande subscribe, like na comment, maze utu tuntu tugwenze tugucike. Utuntu twiki tw'ubwenge ni ikintu gusa no gukanda subscribe, like na comment. Utuntu tw'ubwenge tukaza tugenda tugucike. Sasa noneho urabanza urebe neza ko ufitemo iyi application bayita Phone Master. Ndi kubona wenda wakanze nk'ikwereka nimba utari wayibona. None niba utarayibona uraza ahangaha, dore ngiyi ahangaha wayibonye. None urangiza uragenda tuyikandeho, timara kuyikandaho urukoreba ifunguke. Hano nurangiza hano uraza urebe kubona hano hantu handitse ngo Apple code wahabonye. Kanyuma kwereke Apple code, dore ngaha wenda niko utahabonye ngaha. Nurangiza urageza ute urahakanda gutya. Nukimara kwakanda hano ngewe rero nari mfitemo password ya application zanjye zazirimo password, ngiye kuyikuramo ni ndangiza nkwereke uburyo ki ugenza ute nayo washyiramo. Dore ngiye password yanjye yari irimo. Ubu gutya rero ntabwo wapfa guhita ubimenya. Zino ngenda abantu nzifungure application ndazimwereke uburyo ki ushobora kuba wagenza ute wayishyiramo. Wenda ushobora kuba wagenza ute wayishyiramo. Ndashaka kukwereka uburyo ki w'ikintu ngusaba no gukanda subscribe, like, comment. Yewe iyi video nigushimisha ukande subscribe, like, comment, maze noneho turebe mbese weno uyisharinge ku bantu 20 ntangezo uhita ucibogise maze ngiye nkwereke utuntu nikorera. Cyane nawe wifuza kugenda wifuza kwamamaza muri izi video zacu, ndakumenyesha ko mfite channel Mugisha TV official. Jyaho ukande subscribe, like, comment, maze umbwire ikintu ugente, ikintu wanima nawe ushaka kumfasha ngenda kugira ngo umenyeshe yuko ako tukiri aho ngaho hari abantu nashaka kugira ngo nisabire akantu. Aba wumva ushobora kuba wagenza ute wamfasha. Birangiye mfite impano yo kuba nagenza ute naririmba, wumva uri tayari wamfasha. Nimero zanjye uraza kuzibona hano kuri yica no munsi yaho niho nimero iri, ukaba wamvugisha mbese ukanyifashiriza nk'umukozi w'Imana. Ntago yaba ari ubwa mbere ushobora kuba wagenza ute wamfasha, kuko ndabizi yuko hari abantu mbese bafite umutima mwiza. Ariko ngiye kamanzi nsebe n'abandi bantu nanone ko gatoya rukona yuko application zose zigenza ute zirafunguye. Gutya zigenza ute zirafunguye. Reka manzi rero maze nange itangazo gatoya ndi kugira ngo ngewe numva mbese nshaka kujya kwiga ku Nyundo, kuko ubumenyi mfite bugenza ute bunyemera kwa nagenza kwiga ku Nyundo. Ndagira ngo nsabe umuntu waba afite mbese hari amakuru ubwo yaba ari duke afite amakuru hari ku Nyundo yaba yagenza ute yamfasha kandangira. Nimero yanjye ni 0780 amazina ni Mugisha TV official cyangwa Mugisha. Abo niko mazina ganjye, warangiza ukaza ukageza ukamvugisha. Please ndagusabye nimba ko kantu kazi ndagusabye umfashe. Noneho sasa twakomeje. Mbo application ko nazo ziko nangije kugenza zifungura, uraza ugenza ute ukanda hano hantu hari utudomo tungahe dutatu. Noneho ahangaha urangiza uhakirike
wakandi bahita bakubwira mbese wegera kuri setting ubikandeho gutya setting. Noneho uraza hano hasi uri kubona hano bari kukubwira ngo charge cyangwa mbese ngo shyiramo password. Ibi byose turangiye turabanza tugeze tubifunge turageze tubanze tugeze tubifunge gutya mbese ubone uko bigenze ute bifunze. Uko nako bigenze ute bifunze. Noneho dusubire inyuma noneho mbikwereke neza. Dushaka ko dusubirana inyuma kubona yuko noneho gutya application katujye kuri application. Uri kubona yuko nta password iriho. Dushaka yuko hari password. Kubona yuko na hano uri kubona nta password igente nta password hari. Ikintu musaba no gukanda subscribe, like na comment. Noneho uraza dusubire handi kuri phone master. Dusubire handi kuri phone master. Nitugaye no dusubiye nturangiza uze hano kuri app record. Hano kubona ya password ko ngewe iragajyagente iracyarimo. Noneho hano kugira ngo uyishyiremo uragenda kuri twa tudomo dutatu na hano urangiza uze hano handitse ngo restart security. Urikubona yuko hano mbese gutya wagenze ute wayikuyemo. Ujye hano handitse ngo charge password ngewe bitewe nuko password ngewe yari ubwo tugiye gushyiramo indi password. Ashyiremo yino. Noneho reka nze nkwereke naho twongeye dushyiremo password. Kadushyiremo yino. Kadushyiremo iyi. Twese zikora ibona nurangiza ugende ugaruke ufungure hano. Tugizera ko wabibonye. Subira inyuma buri application yose ushaka yo kujyaho password kagomba kuba kagende gafunguye gutya nyinsizeho password. Ifunguye nk'iyi mbese nawe urukureba tuno tugufuri hano urukureba tugufuri nawe uri kugenda urukureba gutya iyi application irafunguye. Noneho kuyifunga uburyo ushobora kuba wagenze wayifunga uraza ukajya ukandaho gutya kuri application yose ugende ushaka. Ndizera ko iyi video yagenze yagushimishije. Wewe wagomye kudukurikirana umunsi ku munsi gutya ndizera ko uba wanabisoje gutya ugenda ukoraho ukirikaho kugeza igihe ibereye iki mbese kara gafunguzo gase kagenze kifunga. Noneho turaza turebe hano. Reka ngiye sinjya kugumya kuzishiraho zose. Reka dusubire inyuma noneho turebe muri application turebe ko password yacu yagiyemo. Kaduhene wenda ko ya mbere wenda turebe ko yaba yagezeho. Iyi ntabwo yari yageraho kandi abizi yuko harimo izo yagiyeho. Noneho tugiye tukareba uburyo ariko ndabizi neza ko password yagenze yagiyeho. Password yagiyeho. Noneho ikintu cyo gusaba ugende ukanda subscribe, like, comment. Noneho kugira utazacikwa na video